ngira ngo batangariza ko mu ijuru bataza amadini. Mujya muvunwa n'ubusa, utinda kutuntu duto, utinda kutuntu tuzabagumisha inama, ugatakaza amanota Imana igaseka ikumirwa vuga ise uri arabona mfitanye ikibazo n'amapantaro ye. Niwigirire nabi inshuti yanjye, neza y'Imana iracyahari ku buzima bwawe. Hari neza Imana yakubikiye. Birashoboka ko waba uri imfubyi wimama ukipapa, ariko hari neza, hari neza. Ineza y'Imana ntirashira, irashira. Hari neza. Se mugira ngo kuba mwasenze mukabyina bikangafata. Hari abantu bibwira ko imbyino babyinnye kuba bakuye n'inkweto bikangafata. Iyo icyo ni ikinyoma. Aho urabyinira inaho ukagira ngo byacitse. Reka da, nta biracika, ntacyo ufite. Mujya mugira ikibazo cy'uko mutari beza. Usanga umuntu yashakishije ntako atagize. Hano yashyizeho tw'ubururu, hano yashyizeho tw'icyatsi, aha yashyizeho tw'umukara, agatobora hamwe akabona ubwiza ntiburi kuza, agatobora hakabira akabona ntibivamo. Kabatereka ejo nzakubitemo agapantaro ndebe ko amataye aza. Ejo bundi agahindura ati byanze reka nambare mini. Ni ikibazo cy'uko utarimenya muri Kristo. Urimenya. Hari ubundi bwiza mu ijuru bateguye, hari ukundi kuntu mu ijuru babiteguye, hari ukundi kuntu mu ijuru babipanze. Mwese mwabyina bigakunda, mwese mwabwiriza nka Joseline, ariko itandukaniro ni igihe ugeze mu bushomeri ntutange sexe gusamba. Ambivuge ndebe inyuma. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, ngeze kuri point finale, ngeze aho umuntu batamusuhuza, ngeze aho umuntu bamwita umuteramwaku, ngeze aho umuntu bamwita umurozi, ngeze aho umuntu bamwita umushingwe, ngeze aho ngaho arabanga amaso yanjye, azongera areba Imana, azayitegereza Sayuni. Teka ati umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitangamo cyangwa se yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho urambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Amen. Dusome mu butumwa bwiza ubwanditswe na Matayo igice cya 7, isezerano rishya, Matayo 7. Hanyuma mikrofone mwongere mu bazi se n'abayizamuraho kugira ngo ntaza kuvunika cyane. Matayo 7. Dusome umurongo wa 24. Matayo 7:24 haravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu iragwa, kandi kuko kwayo kwabaye kunini. Amen. Noneho hari intego bampaye y'aya masengesho y'uyu munsi, iri mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 19. Niyo ntego y'amasengesho y'uyu munsi. Ni ku mushumba yambwiye ngo turisengeremo hanyuma tuze kuriganiraho. Umuntu utangwa ngo baba bamaze kuyemeza. 19 wa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 19. Haravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. 20 mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro
cyerejwe kigeranye na cyo ukoresha internet kandi ubona cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen. nicyo kibazo. Shaka kuririmba agace gato k'indirimbo nubwo atari yanjye ariko ndabikora kugira ngo bihure nuko umwami yampaye kuvuga. Uhagarare witegereza agakiza uzaniye nahuriye ukuboko k'uburinzi kuri wowe dore ugize urutare nzubakaho inzu yanjye dore ugize urutare nzubakaho inzu yanjye kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera ihungabana n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera uyinyeganyeza uzaguhesha umugisha nanjye nzamuha umugisha uzamuvuma nzamuvuma ntuzigera unyeganyezwa kuri urwo rutare niho nzubaka. Haleluya. Kuri urwo rutare niho nzubaka kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera ahungabana n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera unyeganyeza. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo urufatiro ruzima ni Kristo. Urufatiro ruzima ni Yesu. Iryo jambo turi buganiriremo, hanyuma turaza kurebera hamwe izindi mfatiro abantu bajya bishingikirizaho ariko zigasenyuka. Hanyuma turareba icyo Yesu atumariye. Kwizera Yesu mbese bimaze iki? Bitumariye iki? Ni ibihe bintu umuntu yirata akavuga ngo ubwo nirase Yesu ifiyeri mfite confidence ndumva ndiho ndumva mpari. Amen. Amen. Eko muraza kunyikiriza ko nanjye nabikirije. Urufatiro ruzima ni Kristo, ni Yesu Kristo. Muri Bibiliya harimo ba Yesu batatu. Abantu ntibari babizi ndabizi. Muri Bibiliya harimo uwitwa Bari Yesu. Urufatiro ruzima ni Kristo, ni Yesu Kristo. Muri Bibiliya harimo ba Yesu batatu. Abantu ntibari babizi ndabizi. Muri Bibiliya harimo uwitwa Bari Yesu. Pawulo yamuvuzeho. Akabamo na Yesu witwa Yesu Yusita. Akabamo na Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo niwe zina rizima, niwe zina rifite imbaraga, niwe zina abadayimoni batinya. Ni izina duhamagara Satani akabimenya ko duhamagaye izina. Ni izina duhamagara abadayimoni bakabimenya ko hari aho bahuriye akabanesha. Ni izina rikomeye, ni izina riryoshye, riruhuri rindushe rikamara imibabaro. Ni izina riruri rindushe rikamara imibabaro. Ni
bushobozi bwose. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo Yesu yanejeje Imana amaze kuzuka ageze mu ijuru. Imana iramwitegereza ibura igihembo yamuha, iramurebera ngo mwana wanjye nguhembe iki ko unejeje? Witura iki kuko uzi ibyo abamarayika bananiwe? Uhembe iki kuko uzi iby'ibizima byananiwe? Ngira reba ibona kumuha isi ngo ayiyobore, ibona ni ibintu biciriritse. Kumuhisha ngo ariyobore n'ubundi ninze. Pawulo yaravuze ngo yanejeje Imana irishima, imuha izina riruta ayandi mazina yose, ngo kugira ngo abo mu isi n'abo mu ijuru. Umunsi umwe abana b'Imana bateranye, munyikirize amen, ng'abana b'Imana baje mu iteraniro ngo barimo bararamya bahimbaza Imana ngo bahuze mu bikora, ngo nuko na Satani araza. Satani agira ati uze kunyikiriza mu nda abantu bamwumve baneze amatwi twese, haleluya. Ng'abana b'Imana bateranye na Satani agira gute? Nega ni muri kure ya Satani naha mu rusengero kuko Satani ni umwuka. Hari igihe tuza mu rusengero tukajya ngo twamusize woya, umuganya ari kukwibutsa iby'ideni, ari kukwibutsa iby'umugabo, aba ari hafi aho. Impamvu Yakobo yandika yavuze ngo ni mu murwanyi nawe azagira gute? Pawulo we yaramuvuze aravuga ngo azerera ameze nk'intare yivuga agashaka uwo yaconshomera, ariko abana b'Imana iyo bari maso baramunesha. Munyikirize amen. Abana b'Imana bateranye nk'uko mwaje gusenga, ngo na Satani aza mu iteraniro. Iteraniro ngo rirangiye, Imana ijya kwiratayo, ibwira Satani y'abana ngo Satani we uvuye he? Uturutse? Satani amwati mvuye. Impamvu Yakobo yandika yavuze ngo ni mu murwanyi nawe azagira gute? Pawulo we yaramuvuze aravuga ngo azerera ameze nk'intare yivuga agashaka uwo yaconshomera, ariko abana b'Imana iyo bari maso baramunesha. Munyikirize amen. Abana b'Imana bateranye nk'uko mwaje gusenga, ngo na Satani aza mu iteraniro. Iteraniro ngo rirangiye, Imana ijya kwiratayo, ibwira Satani y'abana ngo Satani we uvuye he? Uturutse? Satani amwati mvuye mu isi, nanyuze no mu iteraniro nabonye ahantu abarokore bari kubyina bakabonye Imana iti wabitegereje neza? Ati yego nababonye bose. Wabitegereje? Ati nababo. Umugabo witwa Yobu yaba yateranye, Satani amwati yari ahari, kurikije urukundo gukunda ntiyabura mu materaniro. Munyikirize amen. Numva ndi bufashwe uyu munsi, munyikirize haleluya. Imana ibaza Satani iramubaza ngo mbese uvuye gutambagira mu isi no kuyizereramo, Yobu wamwitegereje? Satani abwira Imana ati namubonye. Munizeho gatoya, wari gukunda abantu bagukundishwa n'ubwo iyi ari nziza, bakugumaha ariko iyo zibayemo bakagumaho umwe gato mbere. Biravuga ngo nuko Imana ibwira Satani, iravuga ngo genda abo bantu bajyane, izo nku zijyane, n'ayo mazu yajyane. Yobu ndamwizeye ku kigero numva atamemukira. Aho twahuriye arahazi, kandi gukomera kwe ndabizi neza ko abizi ko bitava mu bwinshi bw'ibyo namuha, ahubwo biri mu rukundo nkunda. Ubwo Umwami Yesu ankunda, kubw'imbabazi ze ibintu byabaye umunsi umwe mu minota mike kuri yo. Reka mbigusomere wumve. Igice cya mbere umurongo wa 13.
havuze ngo maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imitsi kuri Yobu iti amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu bose inkota. Ninjye warokotse jyenyine wo kukubikira. Umva itangazo rya mbere Yobu yumvise. Ese unyikirize amen. Itangazo rya mbere Yobu yumvise akiva mu iteraniro. Kumbe Satani yagiye kumushengera. Se mugiye ngo kuba mwasenze mukabyina bikanga Satani. Harakana abantu bibwira ko ibyino babyimye kuba bakuye n'inkweto bikanga Satani. Iyo icyo ni ikinyoma. Murabyinira kuri tere Satani yabyinyeho imyaka myinshi. Wenda yabyiniye n'inaha yabyiniye mu ijuru. Ahabona ubwiza bw'Imana. Urabyinira inaha ukagira ngo byacitse. Reka da nta biracika ntacyo ufite ukeretse ubuntu bw'Imana. Wowe uraririmba se? Ayiga wowe. Satani yaririmbiraga Imana ikavuga iti mfite umuhungu hano. Satani yararirimbaga isi kumirwa n'ijuru rikumirwa. Umunsi umwe abwira Imana ati bazajya bakuramya muri weekend nanjye mu mibyizi bandamye. Imana iti hosha. Oya. Nibibaho navuze ko icyubahiro cyanjye ntazagihunda. Haleluya. Satani atandukanye n'Imana. Yobu avuye mu materaniro. Bibiri yavuze ngo imitsi ya mbere yaraje aramubwira iti Yobu babutunzi wari ufite ingamiya inka n'intama byose barabijyana. Kongera usirimbe turebe. Yobu ati n'ejo nisubira mu iteraniro nzongera nsirimbe. Ntabwo kuba nkunda Imana bikundishwa nuko ingamiya nari zifite. Umbe cya kabiri cyamubayeho akimara kubika ibyo haza undi ati umuriro w'Imana wavuye mu ijuru gutwika intama n'abagaragu birakongoka. Ninjye warokotse jyenyine wo gukubikira. Umva wa gatatu akibivuga haza undi ati abakarudaya biremyemo ibitero bitatu bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu bawe inkota. Ninjye warokotse jyenyine wo gukubikira. Undi abaraje bakane abarabwira ati abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga kandi banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu. Ihitana imfuruka enye z'inzu, maze inzigwira abo basore barapfa. Ninjye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Satani ati ubwo urasubira mu iteraniro Yobu ati ejo nzajyayo. Ubwo urasubira mu iteraniro Yobu ati ejo nzajyayo. Kuva ku murongo wa 20 ukuntu havuze ngo maze Yobu ahera ko arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi arasenga ati ari wowe nanyirukanye mu kazi. Mana uranyagura umugome sinarizi ko aririwe wahamagariye Mana. Kuki wampaye umugabo undiha Yesu? Ari wowe bakubwira bati abana bawe bose barashize impanuka inabahitana Nyabugogo. Wahita umubuto witagura umugome uri umwicanyi Mana. Ariko umva ukuntu Yobu yavuze. Yaravuze ngo navuye mu nda ya mama. Hereza Imana icyubahiro. Mama yehereza Imana icyubahiro. Aravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Sinaje nyica sinaje nteruye navuye mu nda ya mama nta n'igiceri cy'ijana sinarigizi kuri Beckman mfite nta mafaranga nari mfiteyo. Aravuze ngo ibyo byose nabihawe n'Uwiteka. Namubwira ati uwo ushaka ko tujyana kuri kumwirukanye ntabwo mwirukanye nta n'ikindi gihe ntekereza ikiriyo kiri kwa Yobu. Uzijyana ndi kurwana Serikaye zirindwi z'abana b'abahunga bareba ati yo nawe uragiye mwana wanjye naraguhawe n'Uwiteka nawe genda. Akajya kuwa
kabiri ati nawe uragiye mwana ngira na bifu nabari akihanagura tuwiteke umuhayirana kwishusha akajya ku bakobwa be beza ngo batatu ngo bari beza mu byambabaje akabitegereza imirambo iri muri serikeri avuga ati mana we urabanja umugore ngaramuhindukirira umugabo wari wubatse ku rufatiro rusima numva ndi bufashwe muri iri teraniro ikiriyo kirangiye bamaze gushyingura umugore aramwicaza arambwira atari gushe ntabwo ibi bintu imana yabigukorera ntacyo ugenda uperereze ushaka abahanuzi bafite amavuta ashyushye n'akonje ubaze niba ntacyo upfa n'imana hanyuma ugaruke hano umbwire sino turajya gukora divorce kuko umugabo w'umutera mwaka nkawe abana banjye bapfira icyarimwe ingamiya n'inka n'intama bigendera rimwe gusa uri umugabo cyangwa yo barambwira ati yewe mugore we yo ngaramuseka arambwira ati yewe mbega umugore nari narashatse arambwira ati mugore mwiza burya duhura twahuye nkuze kandi imana yanjye nayimenye mbere yo kukumenya reka nkubwire akantu gakomeye imana niyo wabura ukagira icyuho kasubiremo ndavuze ngo imana niyo yonyine twabura tukagira icyo tuba ubwo tukiri kumwe nayo ubwo iki twize ntacyo dusaba imana niyo yonyine wabura ugahungabana mama niyo yonyine ni wowe ushyigikira izi ntambwe zacu urasisi kandi ni wowe wenyine shingiro shingiro ry'ubuzima kandi ni wowe wenyine shingiro watubereye ibyiza yawe urabwira umugore barabwati yewe wambaga umugore mu bagore b'ibipfunsi niwe wa mbere menye ntabwo tuba umupapa bigeza iyo n'umushuri wese nenda nagushatse uzi kugasaha wariye ariko kumbe buryo uriye imana utarayimenya nta kintu uzi utaramenya imana nta kintu uzi utarayimenya nta kintu uzi haleluya ya mpamvu yawe mu bice 28 yaravuze ngo kubaha uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nibwo kugira gute ndapagani niko mwana imana ntayo uzi mu bwoko bwayo kw'ibiryo hava ibyiza uyiri kuvuga ibumoso hakava ibibi ariko ibyo byose iyo bitugezeho bigasanga twuzuye urukundo rw'imana ntacyo bidutwara ntibiduhungabanya turakomeza tukayikunda ndetse nk'ikirizwa hari abantu bazi ko kwa yesu binagana Kwa yesu kuko umusaraba biranagana ibiki yesu ababwaye bambaye amazu binagana ni ibi yesu ababwaye ajyanye n'abagore ku musaraba nimuze mucakira abagore gahunda ni kuyitunganya ninde wabonye byageze rero hafi y'umusaraba ninde wazimura iruhande rw'umusaraba hari igisambo kimwe iburyo hari ikindi ibumoso hari ikindi igihe ushurirwa yesu nicyo nyirikira Porque na Jean Paul você me lava iruhande rwa yesu ku musaraba ntazigira zimwe uretse yabaga gusigira ko yabaga banakara bashyiraho pozisiyo ni bandi umusa muri ko nyine yaramubonye ahita agira ati ku bagore bose babyaye umuhungu usheje bahise n'abagenzi barakureba batekerezaga ko yakubiswe n'imana agacumitwa nayo ariko imibyimba yacu niyo yishyizeho kandi imibabaro yacu niyo yakubitiwe uyashenjaguriye gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyane kuri we yesu biramagana yesu yabaga mu bagabo andi bakobwa mwese murushye n'abaremera bagikunda ariko yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe umutima barushijwe n'icyaha nibaze bansange ndabaruhura washoboraga kutabyita cy'umunyaza
ko mu ijuru batazi amadini mujya muvunwa n'ubusa mutinda kutuntu tuzabagumisha inama mugatakaza amanota imana igaseka ikumirwa mutise uriya arabona mfitanye ikibazo n'amapantaro ye ntiwigirire nabi inshuti yanjye neza y'Imana iracyahari ku buzima bwawe hari neza Imana yakubiciye birashoboka kuba waba uri imfubyi wimama ukipapa ariko hari neza ineza y'Imana ntirashira hari neza se mugira ngo kuba mwasenze mukabyina bikanga satani hari ukuntu abantu bibwira ko imbyino babyinnye kuba bakuyemo inkweto bikanga satani iyo icyo ni ikinyoma aho urabyinira inaha ukagira ngo byacitse reka da nta biracika ntacyo ufite mujya mugira ikibazo cy'uko mutari beza usanga umuntu yashakishije ntako atagize hano yashyizeho tw'ubururu hano yashyizeho tw'icyatsi aha yashyizeho tw'umukara agatobora hamwe akabona ubwiza ntiburi kuza agatobora aha kabiri akabona ntibivamo kabatereka ejo nzakubitemo agapantaro ndebe ko amataye aza ejo bundi agahindura ati byanze reka nambare mini ni ikibazo cy'uko utarimenya muri Kristo urimenya hari ubundi bwiza mu ijuru bateguye hari ukundi kuntu mu ijuru babiteguye hari ukundi kuntu mu ijuru babipanze mwese mwabyina bigakunda mwese mwabwiriza nka Joseline ariko itandukaniro ni igihe ugeze mu bushomeri ntutange sexe gusamba ambivuge ndebe inyuma kandi uruhu rwanjye nirumara kubora ngeze kuri point finale ngeze aho umuntu batamusuhuza ngeze aho umuntu bamwita umuteramwaku ngeze aho umuntu bamwita umurozi ngeze aho umuntu bamwita umushingwe ngeze aho ngaho arabanga amaso yanjye azongera areba Imana azayitegereza sayundi teka ati umubiri uhorerwa umubiri ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitangamo cyangwa se yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe ariko noneho urambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we azakwihakana ari imbere yawe Uwiteka abwira Satani ati dore ari mu maboko yawe keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda amen dusome mu butumwa bwiza ubwanditswe na Matayo igice cya 7 isezerano rishya Matayo 7 hanyuma mikrofone mwongere mu bazi use n'abayizamuraho kugira ngo ntaza kuvunika cyane Matayo 7 dusome umurongo wa 24 Matayo 7:24 haravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri ya nzu ntiyagwa uko yari ishinzwe ku rutare kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri ya nzu iragwa kandi kuko kwayo kwabaye kunini amen noneho hari intego bampaye y'aya masengesho y'uyu munsi iri mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 19 niyo ntego y'amasengesho y'uyu munsi ubone ko umushumba yambwiye ngo turisengere mo hanyuma
twifuza kuriganiraho. umuntu utangwa ngo baba bamaze kuyemeza 19 kwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa 19 aravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditse iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. 20 mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyerejwe kigira nyiracyo kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen. Shaka kuririmba agace gato k'indirimbo nubwo atari yanjye ariko ndabikora kugira ngo bihure nuko umwami yampaye kuvuga. Uhagarare witegereza agakiza uzaniye nahuriye ukuboko k'uburizi uri wowe dore ugize urutare nzubakaho inzu yanjye dore ugize urutare nzubakaho inzu yanjye kuri urwo rutare niwe nzubaka iyo nzu kuri urwo rutare niwe nzubaka iyo nzu kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera ihungabana n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera uyinyeganyeza uzaguhesha umugisha nanjye nzamuha umugisha uzamuvuga nzamuvuga ntuzigera unyeganyeza kuri urwo rutare niwe nzubaka. Haleluya. Kuri urwo rutare niwe nzubaka kandi amarembo ntazigera uhungabana n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera unyeganyeza. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo urufatiro ruzima ni Kristo. Urufatiro ruzima ni Yesu. Iryo jambo turi buganiriremo hanyuma turaza kurebera hamwe izindi mfatiro abantu bajya bishingikirizaho ariko zigasenya. Hanyuma turareba icyo Yesu atumariye. Kwizera Yesu mbese bimaze iki? Bitumariye iki? Ni ibihe bintu umuntu yirata akavuga ngo ubwo nirase Yesu ifiyeri ifite confidence ndumva ndiho ndumva mpari. Amen. Amen. Eko muraza kunyikiriza ko nanjye nabikirije. Urufatiro ruzima ni Kristo, ni Yesu Kristo. Muri Bibiliya harimo ba Yesu batatu. Abantu ntibari babizi ndabizi. Muri Bibiliya harimo uwitwa Bari Yesu. Urufatiro ruzima ni Kristo, ni Yesu Kristo. Muri Bibiliya harimo ba Yesu batatu. Abantu ntibari babizi ndabizi. Muri Bibiliya harimo uwitwa Bari Yesu. Pawulo yamuvuzeho. Akabamo na Yesu witwa Yesu Yusita. Akabamo na Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo niwe zina rizima, niwe zina rifite imbaraga, niwe zina abadayimoni batinya. Ni izina duhamagara Satani akabimenya ko duhamagaye izina
Yesu yanejeje Imana amaze kuzuka ageze mu ijuru. Imana iramwitegereza iburi igihembo yamuha. Iramurebera ngo mwana wanjye nguhembe iki ko unejeje. Witura iki kukoze ibyo abamarayika bananiwe? Uhembe iki kukoze iby'ibizima byananiwe? Irareba ibona kumuha isi ngayiyobore, ibona ni ibintu biciriritse. Kumuhisha urungari yobore n'ubundi n'ibye. Pawulo yaravuze ngo yanejeje Imana irishima imuha izina riruta ayandi mazina yose, ngo kugira ngo abo mu isi n'abo mu ijuru. Umunsi umwe abana b'Imana bateranye, munyikirize amen. Ng'abana b'Imana baje mu iteraniro ngo barimo bararamya bahimbaza Imana mu burahuze mu bikora ngo nuko na Satani araza. Satani agira ati uze kunyikiriza nkunda abantu bamwumvira baneza amatwi twese haleluya. Ng'abana b'Imana bateranye na Satani agira gute? Nega ni muri kure ya Satani naha mu rusengero kuko Satani ni umuntu. Arya tuza mu rusengero tukajya mu twamusize woya umuganya ari kukwibutsa iby'ideni, ari kukwibutsa iby'umugabo, ariko aba ari hafi. Impamvu Yakobo yandika yavuze ngo ni mu murwanye nawe azagira gute? Pawulo we yaramuvuze aravuga ngo azerera ameze nk'intare yivuga agashaka uwo yaconshomera, ariko abana b'Imana iyo bari maso baramunesha. Munyikirize amen. Abana b'Imana bateranye nk'uko mwaje gusenga ngo na Satani aza mu iteraniro. Iteraniro ngo rirangiye Imana ijya kwiratayo ibwira Satani n'abana ngo Satani we uvuye he? Uturutse? Satani amwativuye. Impamvu Yakobo yandika yavuze ngo ni mu murwanye nawe azagira gute? Pawulo we yaramuvuze aravuga ngo azerera ameze nk'intare yivuga agashaka uwo yaconshomera, ariko abana b'Imana iyo bari maso baramunesha. Munyikirize amen. Abana b'Imana bateranye nk'uko mwaje gusenga ngo na Satani aza mu iteraniro. Iteraniro ngo rirangiye Imana ijya kwiratayo ibwira Satani n'abana ngo Satani we uvuye he? Uturutse? Satani amwativuye mu isi nanyuze no mu iteraniro nabonye ahantu abarokore bari kubyina bakabonye Imana iti wabitegereje neza ati yego nababonye bose. Wabitegereje ati nababo. Umugabo witwa Yobu yaba yateranye Satani amwati yari ahari kurikije urukundo gukunda ntiyabura mu materaniro. Munyikirize amen. Numva ndi bufashwe uyu munsi, munyikirize haleluya. Imana ibaza Satani iramubaza ngo mbese uvuye gutambagira mu isi no kuyizereramo Yobu wamwitegereje? Satani abwira Imana ati namubonye. Munizeho gatoya wari gukunda abantu bagukundishwa n'ubwo iyi ari nziza bakugumaha, ariko iyo zibayemo bakagumaha umwe gato mbere. Biravuga ngo nuko Imana ibwira Satani iravuga ngo genda abo bantu bajyane, izo nku zijyane n'ayo mazu yajyane. Yobu ndamwizeye ku kigero numva atamemukira. Aho twahuriye arahazi kandi gukomera kwe ndabizi neza ko abizi ko bitava mu bwinshi bw'ibyo namuha, ahubwo biri mu rukundo nkunda. Ubwo Umwami Yesu ankunda kubw'Imana sizeye ibintu byabaye umunsi umwe mu minota mike kuri yo. Reka mbigusomere wumve. Igice cya mbere umurongo wa 13 havuze ngo maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa bwe barasangiraga
banywera mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imitsi kuri Yobu iti amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu bose inkota. Ninjye warokotse jyenyine wo kukubikira. Umva itangazo rya mbere Yobu yumvise. Ese unyikirize amen. Itangazo rya mbere Yobu yumvise akiva mu iteraniro. Kumbe Satani yagiye kumushengera. Se mugiye ngo kuba mwasenze mukabyina bikanga Satani. Harakuna abantu bibwira ko ibyino babyimye kuba bakuye n'inkweto bikanga Satani. Icyo ni ikinyoma. Murabyinira kuri tere Satani yabyimyeho imyaka myinshi. Wenda yanibyiniye n'inaha yabyiniye mu ijuru. Ahabona ubwiza bw'Imana. Aho urabyinira inaha ukagira ngo byacitse. Reka da, nta biracika ntacyo ufite ukeretse ubuntu bw'Imana. Wowe uraririmba se? Ayiga we. Wowe Satani yaririmbiraga Imana ikavuga iti mfite umuhungu hano. Satani yararirimbaga isi kumirwa n'ijuru rikumirwa. Umunsi umwe abwira Imana tuzajya bakuramya muri weekend nanjye mu bibyizi bandamye. Imana iti hosha. Oya. Nibibaho. Navuze ko icyubahiro cyanjye ntazagihunda. Hallelujah. Satani atandukanye n'Imana. Yobu avuye mu materaniro. Biriya yavuze ngo imitsi ya mbere yaraje aramubwira ati Yobu nta butunzi wari ufite, ingamiya, inka n'intama byose barabijyana. Kongera usirimbe turebe. Yobu ati n'ejo nisubira mu iteraniro nzongera nsirimbe. Ntabwo kuba nkunda Imana mbikundishwa nuko ingamiya nari nzifite. Umbe cya kabiri cyamubayeho akimara kubika ibyo, haza undi ati umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Ninjye warokotse jyenyine wo gukubikira. Umva wa gatatu akibivuga, haza undi ati abakarudaya biremyemo ibitero bitatu bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu bawe inkota. Ninjye warokotse njye jyenyine wo gukubikira. Undi abaraje bakane abaramubwira ati abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga kandi banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu. Ihitana imfuruka enye z'inzu, maze inzigwira abo basore barapfa. Ninjye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Satani ati ubwo urasubira mu iteraniro Yobu ati ejo nzajyayo. Satani ati ubwo urasubira mu iteraniro Yobu ati ejo nzajyayo. Kuva ku murongo wa 20 ukuntu havuze ngo maze Yobu ahera ko arahaguruka ashishimura umwitero we, arimpoza yikubita hasi arasenga ati ari wowe anyirukanye mu kazi. Mana uranyagura umugome, sinari nzi ko ari wowe wahamagariye Mana. Kuki wampaye umugabo utiha Yesu? Ari wowe bakubwira bati abana bawe bose barashize impanuka inabahitanye Nyabugogo, wahita umugutu witegura umugome urumwicanye Mana. Ariko umva ukuntu Yobu yavuze, yaravuze ngo navuye mu nda ya mama. Hereza Imana icyubahiro. Ambaye hereza Imana icyubahiro. Aravuze ngo navuye mu nda ya mama, nambaye ubusa, sinaje nyica, sinaje nteruye, navuye mu nda ya mama. Nta n'igiceri cy'ijana sinari nyizi. Kuri beka nayo mfite nta mafaranga nari mfiteyo. Aravuze ngo ibyo byose nabihawe n'Uwiteka. Namubwira ati wowe ushaka ko tujyana kuri mu mwirukanye, ntabwo mwirukanye, nta n'ikindi gihe ntekereza ikiriyo kiri kwa Yobu. Uzijyana ndi kubona serikaye zirindwi z'abana b'abahunga bareba ati yo nawe uragiye mwana wanjye naraguhawe n'Uwiteka nawe genda. Akajya
uwa kabiri ati nawe uragiye mwana ngira na wanjye bivu nabari akihanagura tuwiteka yarakumpaye none arakwishubije akajya ku bakobwa be beza ngo batatu ngo bari beza mu cyumba akabitegereza imirambo iri muri serike avuga ati mana we urabanja umugore ngaramuhindukirira umugabo wari wubatse ku rufatiro rusima numva ndi bufashwe muri iri teraniro ikiriyo kirangiye bamaze gushyingura umugore aramwicaza arambwira ati ariko she ntabwo ibi bintu imana yabigukorera ntacyo ugenda uperereze ushaka abahanuzi bafite amavuta ashyushye n'akonje ubaze niba ntacyo upfa n'imana hanyuma ugaruke hano umbwire sino turajya gukora divorce kuko umugabo w'umuteramwaka nkawe abana banjye bapfira icyarimwe ingamiya n'inka n'intama bigendere rimwe kuko uri umugabo cyangwa yo barambwira ati yewe mugore we yo ngaramuseka arambwira ati yewe mbega umugore nari narashatse kandi ati mugore mwiza burya duhura twahuye nkuze kandi imana yanjye nayimenye mbere yo kukumenya reka nkubwire akantu gakomeye imana niyo wabura ukagira icyuho gasubiremo ndavuze ngo imana niyo yonyine twabura tukagira icyo tuba ubwo tukiri kumwe nayo ubwo iki twise hato buksaba imana niyo yonyine wabura ugahungabana mama niyo yonyine ni wowe ushyigikira izi ntambwe zacu urasisirikane kandi ni wowe wenyine shingiro shingiro ry'ubuzima kandi ni wowe wenyine shingiro watubereye ibyiza haleluya yawe urabwira umugore barabwati yewe ntabwo umugore ubagore b'ibipfunsi niwe wa mbere menye ntabwo tuba umupapa bigeza iyo n'umushuri wese nari nagushatse uzi kugasaha wariye ariko kumbe buryo uriye imana utarayimenya nta kintu uzi utaramenya imana nta kintu uzi utarayimenya nta kintu uzi haleluya niyo mpamvu yawe mu bice 28 yaravuze ngo kubaha uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nibwo kugira ngo ndabapagani niko mwaba imana ntayo uzi mu bwoko bwayo bw'ibiryo hava ibyiza uri kuvuga ibumoso hakava ibibi ariko ibyo byose iyo bitugezeho bigasanga twuzuye urukundo rw'imana ntacyo bidutwara ntibiduhungabanya turakomeza tukayikunda ndetse nk'ikirizwa hari abantu bazi ko kwa yesu binagana kwa yesu kuko umusaraba biranagana ibiki yesu ababwaye bambaye amazu binagana ni ibi yesu ababwaye ajyanye n'abagore ku musaraba ati nimuze mucakire abagore nta gahunda ndi kuyitunganya ninde wabonye byageze rero hafi y'umusaraba ninde wazibonye iruhande rw'umusaraba hari igisambo kimwe iburyo hari ikindi ibumoso hari ikindi igihe ushurirwa yesu nicyo gikira kubyo na Jean Paul se murabona iruhande rwa yesu ku musaraba atasitireze yesu yabaga amashyira ko y'abantu banagara amashyira ko soni bana ubusa buri nyina yaramubonye ahita agira ati ku bagore bose babyaye umuhungu ushejeje bahise n'abagenzi barakureba batekerezaga ko yakubiswe n'imana agacubitwa nayo ariko imibyimba yacu niyo yishyizeho kandi imibabaro yacu niyo yakubitiwe uyashenjaguriye gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyane kuri we yesu yabaga mu bagabo ati bakobwa mwese murushye n'abaremere bagikunda ariko yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe mu mitima barushijwe n'icyaha nibaze bansange ndabaruhura washoboraga kutabyita cy'umunyabyaha aribuka
cyane